inkuru ye y'urupfu rwe ntiyamaze icyumweru muri icyo gihe cyo mu kwa cyenda ariko ku wa gatanu nibwo byongeye gusa naho bivugwa noneho havugwamo abafurere babiri bagenzi be n'umuntu wakoraga muri banki imwe i Butare wari perezida w'inama y'ababyeyi ngira ngo perezida wa board abo rero nibo ubundi bivugwa ko metre amaze kubabwira ngo gutaburuza umunambo ngo mupime bisaba uburenganzira bw'ababyeyi bi ngo noneho babibajije mama we bakunzi ba Keopi rero twongeye kubasuza tubifuriza ishya n'ihirwe uyu munsi tugiye kubagezaho ikiganiro gisa naho kidasanzwe kuko kirimo ibice bibiri kirimo igice cy'ubusesenguzi ku bijyanye n'impfu zitunguranye z'abantu bihaye Imana ariko intandaro yabyo nk'uko muza kubibona mu kiganiro ni urupfu rw'umufurere witwa Benoît Hategekimana wayoboraga ishuri ribanza rya Autonome i Butare. So twatangiye rero tutarabona amakuru ya nyayo ubu tugiye guhera ku makuru ya nyayo nimubona igice cya kabiri aho twagenda avuga ngo biravugwa birakekwa none kuho turagura tuvuge ku bafurere frere Rutamunoga ku Muyange tuvuge ku bapadiri ba Caritas witwa Liberi wazize impanuka na mugenzi we none ariko ikigamijwe icyatumye ntangira kino kiganiro ni iki cya frere Benoît Hategekimana wapfuye ku itariki 2 z'ukwa 9 2025 ariko noneho iperereza ku rupfu rwe abavugwa mu rupfu rwe akariko batangiye gukurikiranwa barimo abafrere bagenzi be babiri barimo warijera wa bank barimo warijera wa bank wari perezida wa komite y'ababyeyi ndetse n'umudogiteri umwe nawe uba muri komite y'ababyeyi. So rero ngiye kubasomera uko byakabaye ibijyanye n'ubusesenguzi nibyo biraza kuza nyuma amakuru nyabonye ntinze mu kiganiro murajya mu byumva ngo hari inzego nayasabye zitinda kuyampa ariko zigishakije ngo zibone ziyatunganye neza ubu rero niyo ngiye guheraho. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsieri nahereye kare mubaza natangiye saa 5:11 11h11 nibwo namubwiye namuhaye ifoto ya frere Benoît Hategekimana ndamubwira nti bonjour docteur iperereza ku rupfu rw'uyu mufrere ngo ryaba ryatangiye ko nari maze kubona amakuru shimira abantu baba badufasha kubona amakuru ati ndamubaza nti niba ari byo habakurikiranwe bangahe abantu bamwe bambwiraga 3 ariko we hano mu itangaza araza ko turabona ari 4 ahambwe ati reka nkurikirane turavugana ndamushimira hanyuma bigeze saa 10 ndongera ndamubaza nta makuru murabona ahambwe ati mukanya gato cyane ubwo byari saa 10:19 ndamushimira ubu rero muri kano kanya isa 12:32 nibwo asubije amaze kubona amakuru yuzuye kwiperereza ku rupfu rwa frere Benoît Hategekimana wayoboraga ishuri ribanza rya Autonome abantu benshi bararizi ahambwe ati mwireho bwana Karegeya kubijyanye niba hari abakurikiranwe muri case wambajije y'urupfu rwa frere Benoît Hategekimana ibi bikurikira nibyo byagaragaye mu iperereza. Tariki ya 2 z'ukwa 9 2025 nibwo frere Hategekimana Benoît wari umuyobozi directeur w'ishuri ryitwa École Primaire Autonome de Butare nibwo yitabye Imana aho RIB imenyeye amakuru hakozwe iperereza ubu hakaba hafunzwe abantu 4 bakurikira. Uwa mbere frere Masengesho Alex ushinzwe amasomo bwari préfet des études mu kigo cya Autonome. Undi frere Bakurirehe Jean Pierre ukuriye abafrere muri monastère abafrere muraza kubyuma mu kiganiro babaga n'abafrere baba Benedictine baba muri monastère ya Gihinda Muyaga murayizi ivugwaho izwiho gukora amabiju. Undi ni Bizimana Poncien manager wa I&M Bank akaba na president wa komite y'ababyeyi.
uwa kane ni Dr Sezibera Vincent umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda akaba ari muri komite y'ishuri rya autonome. Ingingo ya kabiri, dosiye yamaze kugezwa mu bushinjacyaha tariki ya 18 Ukuboza 2025 uyu munsi tuvugana. Ati bose bafungiye kuri station ya Ribu ya Ngoma. Amakuru nari mfite bavuga narinzimo abantu batatu, narinzi uyu wo muri bank n'abafrere babiri, Dr Sinari muzi ebwo n'uwa kane. Ikindi nuko narinzi ko makuru bari bampaye bari bambwiye ko uyu manager wa bank we yafatiwe i Kigali, ariko RIB iravuga ko bose bari kuri station ya Ngoma. Ibyaha bakurikiranyweho: kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga, icyaha giteganywa n'ingingo ya 244 y'itegeko nimero 38/2018 yo kuwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano igifungo kuva ku mwaka umwe ariko kitarengeje imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 500. Ikindi cyabakurikiranyeho kuzimangatanya ibimenyetso, icyaha giteganywa n'ingingo ya 245 y'itegeko ririya twavuze. Igihano cyayo ni igifungo kuva ku myaka 2 ariko kitarengeje 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda hagati y'ibihumbi 500 na miliyoni. Nibyo muri make, nibyo ibindi murabyumva mu busesenguzi, mu imibanire yabihaye Imana mu bigo babamo, nibyo tuza kugarukaho. Ariko ikigaragara muri iyi dosiye ni abafureri babiri, manager wa bank na dogiteri umwarimu muri kaminuza. Bibaye clair, ibi mbanje nibyo biri clair. Hanyuma ibivangavanze aho ntari sure, aho ntari nizeye, kuko nari nkifite amakuru ajagaraye, ntarabona amakuru avuye mu nzego zibishinzwe. Ibi mbanje na amakuru avuye mu nzego zibishinzwe, hanyuma ibiza gukurikirana ubusesenguzi bwanjye nkuko amakuru nari yabonye. Hari ibiri byo, ibitari byo, cyangwa se nibivangavanze. Muraza kwihangana. Nta kindi rero, nimutungurwe kubona ikiganiro gitangiriyemo hagati. Introduction ya Pizzo iraza nyuma y'iri tangazo mpawe n'umuvugizi wa RIB, hanyuma ubusesenguzi buze nyuma ya introduction ya Pizzo, hanyuma mukurikire ikiganiro cyose. Murakoze kandi dukomeze ari abagize umuryango wa nyakwigendera Frere Benoit Hategekimana, ari abafurere bagenzi be, baba bo mu Benedictine ba Gihindamuyaga n'abari ahandi bose dukomeje kubihanganisha, ari ababyeyi n'abanyeshuri barerera muri École Primaire Autonome, ishuri rizwi cyane mu mujyi wa Butare. Abo bose dukomeje kubihanganisha, n'umuryango wa Kiliziya Gatolika wose muri rusange. Mukurikira ikiganiro. Yes, reka twizere ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza cyane mwese mudukurikira kuri KOP. Turabasuje kandi tubaha ikaze, tunizera ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza cyane. Tugiye kuganira nanone na mwarimu rwose, turibuze kugirana ikiganiro cyiza, nkibararekira kubera ko kiraza kuba rwose ari ikiganiro kiryoshye nk'ibisanzwe nkuko nubundi mumaze kubimenyera. Mwarimu rumeze tumeze ute? Ndaho ntago kiraba kiryoshye kuko ikiganiro kirimo impfu, kirimo ifungwa, gukurikirana, ntago kiba kiryoshye, ariko ni amakuru tuba dukeneye. Nongera gushimira umuryango wa KOP kwa kundi nakubwiye ko haba abantu abantu ki nyabantu umuti umaze kuvugurwa. Ubyumva? Umuti wa murwayi uri Kibogora Icyangugu wamumaze iminsi muri CHK. Ejo nagiye kubona bari bamaze iminsi babisaba nkuko ejo nabibabwiye. Noneho ejo njya kureba uwo muntu ngira ngo ndebe mubaze ibyo avuga. Arabimbwira, ambwira ko umuntu yarwaye umutima urekura amazi akajya mu nda, buri munsi ajya kwivomesha. Ariko akaba ari umuhinde wamwandikiye umuti witwa human albumin. Bavuga ko agacupa kagura 168. Akagahoje igihe kingana iki? Ntago ndamenye igihe azakamarana, ariko iyo yamaze kuvomwa bagumuteye amazi akagabanuka, bashobora kubona none uko bavura wenda umutima. Ntekereza ko katarenza akabije yafata nka 4. Ntago barambwira neza n'ibyo abaganga, maze no kumenya ko Iburayi ngo utaboneka, cyuko ushobora kuboneka mu Buhinde, ariko hano mu Rwanda urahari. So amafaranga yo kugura yamaze kuboneka, urarara uguzwe, hanyuma ejo azarara utewe. Baho umusangisha Kibogora
yazi Kigali ariko ibyo nibyo ngomba kumbwira ngo dukorana n'abantu ny'abantu nta baringi bahano Imana ishimwe pe iyo mvuze barumva babyumva ariko ni amadeni akomeye iyo ukorana iyo ukorera abantu ibintu bikabanyura bakabyishimira bagatabara utabarije hari izindi ngabire ugomba kwiyambika wabishaka utabishaka kuko mu bintu bikunda gutuma ntakunda gutabariza abantu hano nuko hari abamaze kubyabiza batabariza bayitabariza cyangwa se inkunga ihawe umuntu ntigere kuri nyirayo niyo mpamvu mba nakunze kubyanga hari umuntu wibwira mvura akunda kubimbaza nambwiye ngewe uzaza nkwishirire kuri kamera ubyivugire ejo hatazagira umuntu ntwerera ibintu bidasa neza so n'uyu rero uguze uyu muti hari n'undi ejo wari wambwiye ko ari buyohereze ariko ubwo nayo naboneka tuzayabika agacupa kamwe nikarangira tugura kandi n'uyu uguze ari tayari kugura kandi yego ubwo rero ni ugushima n'uyu muntu ntakira tuzamuzana yego tuzamuzana cyangwa se uwamutabarije we ari hariya mu mujyi mubwire azajya atubwira uko umurwayi ameze ariko ntibikunda azaze so ni ikintu cyo kwishimirwa rero icyo nashaka kukubwira niba ukorera abantu ibintu bakabishima bamwe bakabikubwira abandi bakakwandikira abandi bakaguhamagara abandi bakagutumaho mu biro mukabivugana bakabikubwira ubu uri mu gendo ry'amadeni kubera ko ni ideni irya mbere ugomba kuguma muri uwo murongo irya kabiri ntugomba kubura ko baba bakeneye ko wongera ukababwira ariko ndishimye cyane rwose dutangiye keopi dutangiye iminsi mikuru neza nshimira abantu twahabanyeho cyane ariko iki ni igikorwa nishimiye so uyu munsi hari n'undi muntu wampamagaye nawe ambwira nyine ko njya amadeni menshi cyane cyane amadeni ayo madeni nyine ajyanye n'amarangamutima y'abantu niba ushobora gukora umuntu akakwereka uko akubona uko abyishimira ugukosora akagukosora kera hari igihe nanjye nkiri ntuza nyikorana na Jarasi ica n'igitangira kubera abantu bazaraga ukabona komantere nyinshi ziraca intege nakunda kuvuga ngo hano hari abafana hari abakunzi hari abasetsi hari abakwenyi hari abajyanama ubu hari abakunzi noneho n'inkunda rubyino zaba zigihari ni bakeya bamwe baza baje kureba bashaka ibyo bakata kandi hano iwanjye ntabwo bapfa kubibona babibona iwawe mu biganiro binteza ibibazo nta na kimwe kiba cyaciye kuri keopi kubera ko ngiye mitamo sije runaka kandi sima nkeneye kuyikabiriza mba nkeneye kuyiha umurongo hanyuma kugira ngo ba bantu mbagumane umaze imyaka ibiri ndeba ahagume iyo muvangiye birapfa so ubwo rero bisaba kwitwararika kujya tukahabana neza nyine tukabana neza agafaranga kavamo tugatamira abo bantu se baze kwicayura gute mbere barahindutse niko ariko abantu barahinduka bamwe barahindutse abandi baragenda simbizi kuko ubu noneho majorite uko nabivuga majorite n'abafana no kubita abafana bavuga ko mba mbahemukiye abakunzi nkabona za gihamya ndazibona zihagije nta mpamvu yo gucika intege bake baba bakirimo nta kibazo nta n'icyo pfa nabo cyane cyane ko niyo bagiye bakata babanje kureba ikiganiro ariko abafite imyitwarire idahwitse bagenda bagabanuka cyangwa bakayireka hari n'igihe uzana buriya tugira dufite sosiyete iri complexe irimo na bias nyinshi so rero hari igihe umuntu aza muri iyo mizo ya mbere ca n'igishingwa akakubona mundi ariko iyo uko ibisi igenda ihita ukahinduka mwarimu wa rubanda urabyumva babandi barihinda cyangwa n'abakwicara bakiga icyo nicyo mbashaka tumaze kuba 59,120 komsa abo n'abantu benshi kandi baza bakeneye ayo masomo so banza wamamaze hanyuma tubone gukomeza ubwo itangazo ryo kushimira umuntu umaze kwishyura wa muti witwa human albumin
ugomba guterwa umurwayi uri Kibogora wari umaze iminsi bakaba baramusubije Kibogora kubera ko ntacyo bamumariraga umuti we urabonetse wo kumutera ukamugabanyiriza ayo mazi yo muntu cyo nicyo ryari itangazo ibindi ni ukwamamaza amamaza rero wamfashije ariko bambwiye ko ari wowe bakunda urababeshye Premium Construction Group ni company ya mbere igizwe n'abanyarwanda n'abanyamahanga kandi y'abantu bakiri bato cyangwa abainjeniyeri bakiri bato babahanga cyane bashobora kugufasha kubaka inzu yawe cyangwa bakakugira inama icyo wakoza ubutaka bwawe ikindi n'abantu badahenda n'abantu bashobora kukubakira inzu y'inzozi zawe kandi ukabona uranyuzwe cyane dukorera i Rusizi tugakorana hano mu mujyi wa Kigali i Remera uciye kuri control technique imbere ya REB cyangwa se kuri REB yego musi ya REB mu marembo ku munara uhari urumva uhitubona icyapa cyacu cyanditseho Premium Construction Group ukaza tukakwakira neza cyane tukakugira inama ikintu ushobora no kuza ukatubaza gusa ntabwo ari ngombwa yukuza kubuntu kaza ukavuga ati narinje hano nabonye kuri KOP bavuga yuko mushobora kugusobanurira serivisi zacu kandi ndabizi neza ko uzataha unyuzwe duhamagara rero kuri 078844 52 cyangwa se kuri 0788555559 559 akiya kabiri ko yananiye kuyifata nanjye ngo narige navugaga 5 imwe ni 5 ebyiri icyo kibazo 5 ebyiri 9 86 urumva 08 5 ebyiri 9 86 wakundaga kubihindura najya kubifata ejo ukavuga ibindi nanjye nkahita ngenda ngira ngaho tumikira na Musonera rero Musonera Sostene Musonera se umunyamakuru witeje imbere iki ntabwo nabikora neza ariko nta kibazo ndabwizeye ko twarakora igihe kinini Musonera Sostene ari mu banyamakuru bamaze kwiteza imbere cyane bagiye mu bindi ariko n'itangazamakuru yaragize so afite business nziza La Vista Kigali hariya mu kizenguruko urenze kwa Nayinzira ahantu hahurira imihanda uwinjira mu cyanya cy'inganda uwinjira kuri ya kaminuza y'Abadventiste uzamuka kuri Azamu nugaruka kwa Nayinzira muri icyo kizunguruko munsi y'umuhanda gato so abantu benshi ababa bazanye imizigo mu nganda bakabura aho baryama cyangwa bagakenera kuza kuryama za Kigali icyo gihe uryama mu marembo y'inganda ukakurikira nuko umuzigo bawutunganya ugasohoka wisubirira za Rusumo wisubirira Dar es Salaam so hari umuryango ibana uba ushaka gusohokera ahantu heza abana bashobora kuba bari imiryango ibimina mashira hamwe aho hantu nibahajya bakanezerwa hari na sale y'ubukwe inama y'ubukwe anniversaire ziba zihari bicicikana nko muri no minsi mikuru ntabwo babyoroshye ntabwo kuri facture bagenda bongeraho utuntu biba bagira bate n'abantu bari very professional very professional abahibereye Musonera abahibereye n'umupatu nyiri business I running a day to day winjira kureba yakabije akina biya ariho gato ariko nabwo abareba winjiye wese bagira n'igisope so ibyumba byabo byo narabikunze cyane bifite urubaraza ubanza ukicaraho ugahekenya wakenera kuruhuka ukabona kujya mu cyumba cyangwa se icyumba gifite salo kwicara muri salo mukaganira ushobora no kujya kuharukira muri weekend ukabona kwakira abashyitsi nawe gufite salo mushobora kwicara mukanywa kandi ushobora kuza nk'abantu baba bavuye hanze batangiye kuza muri vacances ko barahari benshi ukagenda ukafata icyo cyumba kuko gifite na salo n'igikoni gihari icyo ukeneye cyose none abantu bakajya baza kuhagusura kuko urumva icyumba gifite na salo nka apartment kandi urusaku bo mukabari ntaho ruhurira n'ibyo byumba muhamagare Sostene 078580 07854040 Sostene nagira gutya nzahita nyifata nibwo uzayifata mu mutwe yaranze narambitse mirandahira neza nyinyuza haketi caka hanyuma cya kibanza rero kigahanga nacyo gifite metero kare 330 gishaka miliyoni 35 kiri inyuma ya station hazi ni station ikurikira gare ya Nyanza umanutse iruhande rw'ira station kibanza kiri mu kagari ka Rwamaya umudugudu wa Rwamaya akagari ka Karembure umurenge wa Gahanga miliyoni 35 zonyine kuko ibindi byegeranye biri muri za 45 50
ya munsi ushaka kuhagera ubaza ku ngo hano inzu bita y'umukongomani ariko nubwo ari umunyarwanda ucuruza kwa Kongore acuruza pièce de rechange umwana w'umujere nawe ukize aho yubatse agataje icyo kibanza kiyegeranye nawe urumva ko haratuwe so rero ubwo abo ngabo ibyo byo ni nimero ni ngewe bampamagara nkahabarangira cyangwa nkabaherekeza tukagerayo hagera umuhanda hari amazi amashanyarazi so tugende rero ese mu bihaye Imana abafurere harimo kubamo impfu zitunguranye hari umufurere kandi izina rye ntaza ko Frere Benoit so Frere Benoit yari numufurere w'ababenedictine ababenedictine nibo bafite ya ntuza ya bijouterie ya Gihindamuyaga monasteri ya Gihindamuyaga urahazi Kamembe Gihindamuyaga ugana Nyamagabe kurya mu kaboko k'iburyo yari directeur rero wa école autonome y'Ibutare ni ishuri rimaze igihe cyane rishobora kuba ryarashinzwe n'abarimu ba kaminuza autonome hano imbere ya kiliziya yego ndabona ryigagamo abana benshi bafite abakozi bakora muri kaminuza ngira ngo bari bafite abakozi ba kaminuza n'abarimu nibo barishinze ariko bariragiza abafurere Benedictine abihaye Imana uwo Frere Benoit rero niwe wari directeur waryo habura umunsi umwe ngo amashuri atangire ikigembwe turangije nibwo yapfuye habura umunsi umwe wa munsi ubwo nko kuwa kane wo gutangira umwaka wo gutangira umwaka mu kwa 9 mu kwa 9 munangizo z'ukwa 9 so nibwo yapfuye mu buryo butasobanutse nizwashize igihe bikaba bigarutse none bigarutse ahantu none kamera inyuma nabyo nubundi buryo mu mibarire y'inkuru ari méthode déductive na inductive iyo turutse ku kiri current ujya ku cyabanje ni déductive iyo turutse ku cyakera uzamuka ku kiri current ni inductive so ntacyo nabwo n'uburyo so impamvu ibaye inkuru uyu munsi rero biravugwa ko abantu bagize uruhare mu rupfu rwe aribwo batangiye kubazwa byite kubazwa cyangwa kubazwa gukurikiranwa ariko ntabwo urubanza ruraba kuwa gatanu inkuru ye y'urupfu rwe ntiyamaze icyumweru muri icyo gihe cyo mu kwa 9 ariko kuwa gatanu nibwo byongeye gusa naho bivugwa noneho havugwamo abafurere babiri bagenzi be n'umuntu wakoraga muri banki imwe i Butare wari president w'inama y'ababyeyi ngira ngo president wa board abo rero nibo ariko urumva ni iperereza rigitangira nubwo nanjye nari nanabajije ngo inzego zikonfirme ariko biravugwa ko abo bantu ntago bari muri circulation y'Ibutare kuva kuwa gatanu abo bakekwa abo ngabo mvuze so icyo ni ikimenyetso cya mbere cyo kuba bashobora kuba bari mu maboko atarayabo ndebe ntago baransubiza ariko ntacyo so abafurere babiri n'umubanki uko byagenze rero kugira ngo abo ngabo ari bo baba bashyirwa mu majwi ubundi padiri Frere Benoit apfa bari bakoze inama n'abo bafurere n'uwo mukozi wa banki bakora inama itegura rentrée scolaire itegura itangira ry'amashuri noneho ngo bamucyura inama irangira saa 8 z'ijoro so saa 8 z'ijoro nibwo yageze aho ataha muri monasteri hanyuma kuva ubwo abamuherukaga mbere y'inama bongeye kumva inkuru ye saa 6 z'amanywa n'igice yapfuye bibaho ubwo mu bakurikiranwa harimo n'abari abayobozi be cyangwa bamwungirije impamvu nyivuga nitonze Kiliziya Gatolika n'umuryango mugari twubaha ariko ndaza no kugaruka ku yandi makesi y'abantu bayo bagiye bapfa mu buryo butunguranye uze kunyibutsa nuko mwishingurwa rye iyo saa 6 n'igice bati
yapfuye kuva bwacya ntiyigeze abyuka, yaherukanaga n'abo bantu rero bakoranye inama. Hanyuma umuryango we abantu baporopoza ko yajya gukorerwa autopsy, ntibyaba. Ashyingurwa sans autopsy. Nka nyuma y'icyumweru umuryango we abandi barabisaba bati umunyamategeko ngo ashobora kuba yabagira inama ati bisaba ko umuryango wari uvuga ngo bataburure bapime. Muri make yashyingiwe sans autopsy. Muri bagenzi be umwungirije ku kazi, umuyobora, donc bibaho. Urumva hashize amezi 3. Bibaho, frere arashyingurwa. Noneho nyuma abantu batangira kujya baspekira. Urumva d'abord sans autopsy, sankwa, kandi abakamusabiye ibyo byose nabo bari kumwe. Kandi yapfuye atarwaye? Yego, yapfuye atarwaye, kandi abo nibo baherukana, kandi abo nibo bakanasabye ngo tumunyuze kwa muganga tumenye icyamwishe. Hagati aho muri iyo nzira kuva aho inama yabereye kugera muri monasteri hari ababa babona kameme, including wenda nk'umuzamu cyangwa abandi bafureri wabuze ibitotsi arebera mu idirishya. So ari umuzamu ari abandi, nyuma y'ibyumweru ngo bagendaga bavuga ati nyamara ukurikije ukuntu furere bamucyuye ameze ntiyakandagiraga, bari bamufashe mu maboko. Bamwe rero bakbarizo nkuru abantu bagakeka ko wenda yari yasinze, ariko se yasinze wenyine, abo bamutereye ko bari kumwe bo kuki batanyoye. Amagambo aravugwa rero urabizi by'inzego ntago akazo gahera. Ubwo wasanga barakomeje bagakurikirana amakuru agahwihwiswa, wenda nabo n'uwo muzamu cyangwa abandi bafureri, mbese umuntu waba yafite aho yahuriye, donc kumenya inzira kuva aho inama yaberaga kugera mu cyumba cya furere. Ubwumva inzego zatangiye kugenda zishaka amakuru kuri iyo nzira yose. Hanyuma rero urumva ejo bundi kwa gatanu nibwo byongeye kumvikana Butare ko hari abantu bari batari mu maboko yabo. Ntabwo ndirinda kuvuga ngo ni uruhe rwego rubafite, ariko tuzarumenya. Bamwe bari Butare, abandi bari ahandi, kugira ngo hamenyekane ukuri ku rupfu rw'uwo mugabo, uwo mufurere. Impamvu mbivuze mere ku bafurere cyangwa mwere kuri Butare, diocese ya Butare? Duhere ku bafurere. Okay. Iyi kesi yigeze kubaho, kuko impamvu mbivuga nitonze no kuribona Kiliziya Gatolika ibe yabasha kumenya uko imanaginga abantu babo, kuko bifitemo amashyari menshi. Nituza kureba icyo baba bapfana bagenzi, either kuba hari uwashaka kumusimbura ko yari directeur, cyangwa se ari ibindi abangamiyemo mu wenda mu by'amasoko, mu by'amafaranga. Bita binyibutsa kesi yabaye n'imbere ya 2010 ko nari nkiba muri SOS hano ku Muyange, abafureri Mariste naba Mariste kubera ko umugabo urimo ufurere witwa Harerimana Innocent yigeze kubisave. Frere Mariste bo ku Muyange harimo umusaza w'umupensione witwaga Rutamunoga, nawe apfaryo. Urumva? Apfaryo, ariko biza kumenyekana ko uwitwa Harerimana Innocent frere yabigize mu ruhare. Yabigenje ate? Ntabwo nagiye mu rubanza, ariko iyi nkuru nyizi nk'umuntu kugira ngo amakuru amenyekane yatangiye mu biro byanjye aho nakoreraga ibyumba. Uwatanze amakuru twarakoranaga twicaranye nk'uko twicaranye. Cyo genda byibuka rwose, DPC byumba yari Dani Ndayambaje, ni naho twakuye n'ubushuti kugeza n'ubu nubwo atakiri mu kazi hari. Yahoraga ku biro byanjye aje gushaka ayo makuru. Kubera ko umusore wari wagize uruhare mu kwica uwo mufurere yaragiye gutoroka. Agiye gutorokera mu bihugu duturanye. Mu gushaka gutoroka aza ibyumba banza kwitsimba ngo aze kugenda nijoro. Kuko bukeye nijoro aranagenda. Nabwo agiye sinzi ahandi yitsimbye. Bimenyekana atarambuka. So biba ngombwa ko hakorwa ibishoboka kugira ngo agaruke atuze. Urumva ni n'amatekinike nyine, n'amatekinike yajyanye n'iperereza nyine. Kuko ubwo urumva afandi Dani
yahoraga iwacu ku biro byanjye kwa Kamditi, ku biro byanjye kubera umuntu twakoranaga wari ufite ayo makuru, agira ngo dufatikanye wa muntu atagenda, ariko ubwo harimo kumubwira tuza nta kibazo byarangiye ibintu nk'ibyo. Uravyumva? Nuko namenye dosiye ya Rutamunoga kubera ayo makuru yatagirwaga mu biro byanjye. Ibyo byose ntabwo nabaga mfunza amatwi, kandi nanjye nari chef w'iyo office. Bivugirwamo byabaga ngombwa nyine kurumva, nubwo Dani yari DPC yinjiraga mu kigo, ntabwo no mu burere n'iki na profession n'umwuga ntabwo yakwinjira mu biro gutyo. Uko kubanza gusuhuza ababisanzemo, nuko bise kugira ngo agire icyaha akura, hari uko agomba kwitwara, ntabwo yazaga kanga rero. Kandi umugabo mwiza cyane, umugabo iyo mvuze umugabo mwiza ni character ariko na physique hose ni mwiza pe. Ibyo rero ubwo Rutamunoga rero we bavugaga ko frere Harerimana yamuhoye, ukuntu byavugwaga ntabwo nzi byavugiye mu rukiko, ariko uwo muhungu byarangiye bamufashe. Bavugaga ko ngo uwo musaza ko yari umupensione, uwo mufrere yari umupensione ahora mu rugo ari vigilant urayizi, areba ijisho rye ridahuga. Uraba abapensione bagira amasaha yo kuryama ariko bakarambirwa uburiri, none yarambiwe uburiri yicara muri jaride akaba areba ibihita byose. Nukuvuga ngo muri kuva movement zose, uguza agakese, uzanya agahene, uzanya agakwavu k'ishyamba, byose akabareba. So rero baza kumwikekamo ko yazagira amabanga mena nk'umusaza. Baramwikiza niko navuga, baramwica. Ubusinza aho situation igeze bakora ikera ni imbere ya 2008 rega, kuko ni imbere SOS live bo 2010, bivuze ko ni muri iyo myaka. Yego. Urumva ko kantu iyo ibi bintu ndi kubivuga ku muryango ukomeye cyane w'imbaraga, abantu benshi babona ko rwose ari ntahigayezwa, ariko ibiberamo byinshi. Ubwo nkubwiye twahereye inyuma kuri Frere Benoit w'Ibutare, directeur wa Ecole Autonome, tugeze kuri Rutamunoga wa 2008 Frere Mariste hano ku Muyange. Ariko ibindi ngiye kuvuga ntabwo bidahura. Hari umupadiri ubwo nsubiye Butare, diocese ya Butare 2018, hari umupadiri wayoboraga Caritas ya Butare, Liberi cyangwa no Kambanda Liberi, agwa mu mpanuka hariya ku Kirengero, urahabona ahangaha muri Ruhango, aho Ruhango igabanira na Muhanga. Ngo imodoka ye igonganye niyo byabisikanaga ngo ikamyo, abandi bakavuga ko imodoka ye yagonze ikamyo iparitse mu ikorosi. Mbere yaho ko niwe wa mbere ra 2018 bikabanze numve. Okay, muri même situation, même circonstance, harundi nawe umupadiri wa diocese ya Butare nawe waguye mu mpanuka isityo irimo, donc même region hagati ya Ruhango na Muhanga. Imodoka igonze ikamyo iparitse, nkaho ibyo bidahagije nubwo twabirengeje amaso. Umushoferi bivugwa ko ari umwe. Abo bapadiri babiri bazize impanuka muri circonstances zijya gusa, bivugwa ko umushoferi wabo izo mpanuka zabaye wari shoferi ari umwe. Kibaza impanuka ahantu hamwe mu buryo bumwe, shoferi umwe, nta na kimwe nkonfirima. Ubundi niba yaritwaga niba ari Alexandre, niba ari Apollinaire, byose harimo ntabwo mwibuka neza, ariko mu buryo bumwe, shoferi umwe, imodoka yose nibuka niba ari imwe, ariko haba nawe circonstance ni ukugonga ikamyo iparitse kandi muri kariya gace toujours. Ubwo naho ni Butare. Kwibaza nubwo bari abantu abihaye Imana
baba barasezeranye chasteté, nta ushaka umugore, nta ubyara, nta persone asharije baba bafite, ariko hagati bagomba kubireba, haba harimo utuntu tw'udutiku kubera ama responsabilité. Hari wigeze kumbwira, ntago ndi buvuge niba bijyanye na Butare ariko cyangwa hariho, ambwira ngo umwe yari ekonome agahahira abandi bafureri basanzwe, kabahahira ibiryo bisanzwe reka tubivuge inyama z'inka, ariko yabona umushyitsi agakoko, ejo uwejo agafi, bagenzi be bareba, urumva, kandi bakabagaburira ibimasi, agakoko kagahabwa umushyitsi uvuye hanze, ariko furere uri mu muryango ari kurya inkaguzi, yego mu rugero ntanze, ariko nkurikije ibyo baryaga uko bambwiye, nizo amazinka ntizabaga zirimo. Iyo ni situation yerekana ngo abantu nubwo babana muri congregation, tubona koko bareshya imbere y'abakristu, tubona koko hari ibyo babujijwe, ariko n'abantu, ariko rero kuko urumva buretse nkubwire, izo situation zose nkubwiye zirimo ikintu cyitwa itiku n'ishyari, kandi niwo twigisha kureka ishyari. Nicyo nari ngiye kuvuga, biratangaje kumva umuntu wahisemo kutaza n'umugore, kutabyara, ashobora kwica mugenzi we kubera ishyari pe. I don't believe that. Mba numva wagira ngo ibyo bintu ntago ari byo, ntago bishoboka. Umuntu wahisemo kwiyegurira Imana ubuzima bwe bwose, n'abantu umva, n'abantu gute uzareba imodoka bagendamo ntago zisa, uzareba amahoteli biyakiriramo ntabwo ari amwe, uzarebe abashyitsi bagira si bamwe, uzarebe uko bafata imiryango yabo si kimwe. Ibyo se ntibyatuma niba ugeze kuri post ituma ufata umuryango wawe neza, ushobora kurihira abana biwanyu bose bakiga, ukubaka inzu kadasire ya mama, ukagenda mu ijipe nziza, kubera post ufite. Nese abandi ntibakugira ishyari, bose abantu uziko hari umufurere ushobora kuba agenda n'amaguru, cyangwa afite agahirigisi kashaje, hari uwo wakorana ufite ijipe kubera post afite, ariko ntago yakabaye agira ishyari kubera ko ubuzima bwe bweguriye Imana. Biraba nyine, niyo mpamvu izo mpfu zihari, izo mpfu zirahari, amashyari arimo. Mbivuze kubera kugira ngo uyu muryango mugari ugire ibyo wikosoramo, abantu bigishwe. Ya kesi twavuze se wa wundi wo kuruhuha na wa mugore, none biriya bagenzi be ntafite inuza, uko uriya wo kuruha yahoze ari ekonome ahantu, biriya yabitangiye ari ekonome mu iseminari, urabyumva, akora ku ifaranga, akabona iryo guhonga umugore mwiza, utarabibonaga yari yishimye. Ushobora no gusanga umugabo we yarabimenye kubera bavuze ati kandi rero nukuvuga ngo ni abantu bakenera nk'ibyacu. Hennessy gitifu umurenge ashaka kunywa ntabwo yize kurusha padiri, na padiri arayikeneye, ariko ugasanga ari kuba mu buzima butarenza primus, kandi azi Hennessy ko iryoha, cyangwa ya champagne yo kwa Julienne. So ubwo buzima nubwo tubyita ngo la vie spirituelle, bafite uko babaho, ariko hanze bari muri societe. Nahise arajya mu bukwe atwerere 5, undi yatwereye 100, ntibazubahwa kimwe nibajya muri ubwo bukwe cyane. Hazaza no gusura abageni, bamwakire muri salo, wowe baguheze muri jardin. So ubwo buzima ndashaka ngo abakurikiye iki kiganiro, harimo abihaye Imana benshi, abo tuziranye nabo n'abandi, nubaha abantu babyukiye mu maseminari, bumve ngo malgré ubuzima bw'abihaye Imana uko bwanditse, sibyo, babubamo nk'abantu, ibiba hanze yakuva nabo barabikeneye, sibyo se. Bakusha pizo nk'ubu wa mugani, wowe ufite nk'umupadiri mwiganye, ukajyayo n'iriya modoka yawe ukamusohokana muri hoteli runaka, we atabasha kugusohokana, ntabababaye kubera ko ufite cano, nawe yashaka gushinga cano, frere mukuru akavuga ati wibere ati ndakwereka kugira ngo abone amafaranga nk'ayawe, azagusohokane nk'aho wamusohokana. Kandi frere mukuru we afite ahantu agirira, afite alimentation, afite abagore, no oya,
Jorotire Maparoni afite abantu yashingiye business afite kwasiteri mu muhanda buryo kuvuga ngo afite abagore yashingiye business oya kandi nabivanyeho nabisibye nubwo byaba ari byo sinkwa kubivuga kuri kamera we nta nubwo ari byo nuwihaye Imana uriya urumva uko ubuzima bwo hanze tuba mu hanze twebwe barabubona kandi babona ukuntu natwe hanze tutareshya noneho bagashaka kutwereka ko bo imbere bareshya guteze kandi uburyo buri muntu wese aba atifuza muri kamere y'umuntu nta muntu n'umwe wifuza kuguma ahari yes. So ibyo rero kubyirengagiza bituma ryashya rizamuka kubera ko nta muntu uri simbizi niba babikoramo enquête à l'intérieur wenda musenyera akabahuza kabwa ati bana banjye mubeho gutya ariko se barabyumva bareba hanze turi bwisiganwa turi mwisiganwa turahiganwa inyenyeri z'amahoteli twiyakiriramo turahiganwa imodoka tugendamo nabo n'abantu ariko bo ibyisi babiteye umugongo ntago bakabaye bareba izo ni teori zazijyana iwanyu kandi mu buzima burireye nzazijyana iwacu cyangwa nzazijyana aho basengera simbize ariko pana kuri KOP hano naho harimo abihaye ibyisi ninde se utera ibyisi umugongo uwihaye Imana aya amakote bambara amwe n'amakanzu mbona harimo kategori none urwego rwawe isaha aho yiyogosheshereza inkweto umukinakina ayinya abahura nabo abo basangira so ibyo rero twaba twibeshye n'umuryango wa Kiliziya Gatolika waba wibeshye uvuze ngo bano bantu ibyisi babiteye umugongo waya waba wibeshye cyane n'abantu icyambere bo hagati yabo ntibari kureshya kandi noneho barasohoka muri twego abakristo natwe tutareshya ntiduturamwe ayinya pariking ayinya nje n'igare uje na moto undaje na Vigo none se wazavya kuri moto cyangwa akeneye iyo Vigo igura miliyoni zingahe arazikeneye noneho akabona mugenzi we arayifite so icyo kintu rero byo kubyirengagiza twaba tubeshye kuko nkweretse kesi nyinshi z'impfu z'abihaye Imana zitunguranye kandi bigizwemo uruhare na bamwe nabariya navuze b'abapadiri bayoboraga Caritas kuko kuyobora Caritas ni ikindi kintu kiremereye cyo kiraremereye kurusha autonome urumva nabo ushobora gusanga harimo imipango nk'iyo simbizi sino kuvuga ngo hagira ibibyuka ibintu bya mbere ya 2010 ariko izo nika hari muri diocese imwe so reka dutegereze turebe hari urwego nari nasabye amakuru ngo runyemerere niba koko ruri kumwe n'abo bantu wenda tuzakora ikindi kiganiro tuzabimenyera tuzabivuga nangaga ko si ngombwa ko dutegereza seulement isomo rihari nuko bari abantu n'abantu nk'abandi kumanaginga amatiku yaba hagati yabo ni nko kumanaginga ari hanze mu barayiki mu bakristo basanzwe ntabwo rero twabirebera ikindi ni ugushimira inzego nubwo zitarabitangaza ko zatangiye dosiye urumva dosiye imaze amezi 3 ariko nanone abantu bakabaye bagira ikintu cyo kwibaza ngo kuki batemeye ko hakorwa autopsy kugeraho bigeraho umuzamu cyangwa se nundi ushobora gusanga hari n'umujura waje kwiba biju muri monasteri agasiga muteye ikintu oya akamubona bamurandase ibirenge bidakora hasi ufite birakekwa ko yatashye yarangiye babyumva nuko kutumva kutemera ngo tumenye mugenzi wacu yazize iki bakabyoroshya frère directeur w'ishuri nubwo ari primaire ariko ryigamo abakomeye nibyo riri mu mashuri akomeye Butare so ntabwo byagomba kujya gutya ni byiza rero ko bibaye inkuru kubera ko natangiye kubona amakuru yuko abo bantu baherukana nawe abo bamutereye bamuvana mu modoka ntabwo bari mu ngo zabo yego reka dusoreze ahangaha rero tumushimire cyane mwarimu ubwo twihanganisha umuryango wa Frere tuba twongeye kubibutsa ko umuntu wanyu yitahiye bivugwa ko metre amaze kubabwira ngo gutaburuza umunambo ngo mupime bisaba uburenganzira bw'ababyeyi be ngo noneho babibajije mama we
akomoka mu burengerazuba umukecuru nawe biyazi umukecuru kumubwira ngo ugiye gutabura umwana ni nko kumushinyagurira ati mwishinyagurira umwana wanjye naramubuze byararangiye kandi birumvikana pe ababyeyi umubyeyi oya kubona umurambo w'umwana wawe nyuma yaho ukazongera kubona amagufwa ye byari nko kumushinyagurira so ni byiza kuba iyo etape itangiye biragera weekend irajya kurangira namenye ibyari byo kuko ibyo byose n'uyu muntu ugomba kubinyemerera ntabwo arenze ejo atambwiye ariko nta kivugirwa ubusa nanone ari detaye nirinze kuko ko ntarabona officiality sawa nibyo ngibyo rero reka tubashimire cyane mureke tuzasubira mu biganiro byacu by'ubutaha